Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Abantu bose muri iyi si bemera Bibiliya n'abatayemera bakwiriye kuyisoma, gusa nyuma y'uko bitaborohera kubera igihe turimo ndetse n'uko Satani agenda dutega ubuzima bugoye butwibagiza gusoma Bibiliya. Nk'ikibabi TV twabahitiyemo aka kanya ko kujya dusoma igice cyo muri Bibiliya guhera ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Uyu munsi turaza kuvuga ku itangiriro igice cya 3. Aha naho inzoka yoheje Eva. Inzoka yoshya Eva. Umurongo wa mbere. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba. Uwiteka Imana yaremye ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza koko bamenye yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Umurongo wa 8, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya ni munsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Umurongo wa 9, Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Umurongo wa 10, arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. 11, iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Umurongo wa 12, uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Umurongo wa 13, Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Umurongo wa 14, Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. 15, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. 16, kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abantu ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. 17, nawe Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo ugombye kubiruhira. 18, uzajya bukumereraho imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. 19, gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. 20, uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impu irayibambika. Imana ikura Adamu muri Edeni. Umurongo wa 22, Uwiteka Imana iravuga iti, dore uwo muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya karama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. 24, nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Icyo cyari igice cya 3 cy'itangiriro. Nitwa Freddy, reka mbabwire ngo iyi ni Soma dusome Bibiliya ku Kibabi TV.